Ye banyarwandakazi nk'uko mubizi n'ubundi ni Amuza TV show. Turi kumwe na wa musinzi wacu kabuhariwe Kabananga, kapiteni w'abasinzi, akaba mureyo cyane. None uyu munsi dufite ikibazo ko twamubonye kuri match ya APR, yagiyeyo kubera iki? Yari yagiye kubwiziye mpamvu ni iki yahungaga? Byamugendekeye bite? Kabananga, bwira abakunzi bawe impamvu twakubonye ku ikipe ya APR, ku mukino w'ikipe ya APR wari wagiye kugira uti? Banyarwandakazi, bavandimwe, murabona ibintu bindi isura. Ubu ntabwo tukimwe amayoga, ntabwo tugisina cyane. Turi kurya kaperu. Ijana ryonyine turibwe nta kibazo. Genda ubwire uriya mugabo twamuza kuri jure. Eze ko ndeba mwibuta cyane mwabadamu mwe, kuba mungurishije kaperu byatuma tutakora ikiganiro. Oya nyikoreye ikiganiro ratabareke. Abanyarwanda rero batwisi yose, ibibazo byari ubu tuvugana dufite urubanza, tugiye kujya muri tasika ni dosiye za Rukema. Ni ukuvuga ngo nimba abazi icyongereza Katinga. Nangwe Katinga. Uri kunyicira ikiganiro wa mukobwa. Ijana. Bavandimwe rero mpamvu tujye kwatega ikiganiro. Ari umudemo tujije. Kape. Ariko nzayibona ko Garukano wowe uri kunyica. Impamvu tutabyemera twebwe amagasho yabananiwe kandi njye nayeje gufana APR, nari ndi muri konvo yirekeje bisi gute ufana APR ubundi uri umureke. Nari nabatse ubuhungiro kugira ngo nanjye ntabasha kwiyahura uko abayifana bari siporo biyawe, ariko ngezeyo amagasho batse ku minota 42 kandi amagasho yatsinwe na yari ibitego 8. Ubwo bigaragara ko muri siporo habaye mu bugambane. Bivuze ngo wagiye uhunga kwiyahura cyangwa wagiye uhunga? Agiye munga kwiyahura. Ubwo turashaka ngo tumenye ngo ese ninde wagambanye muri Royal Sport. Ubundi cyazo cyo mudara n'abapampe bamwe batadeyo nibamuvunye. Eko APR itatwibye. Bitakuze umusikuzi. Bona na muntu shira icyaha. Mube ikifata ibitego bike. Amagazo kabari bayananiye. Ndashaka kumenya ahantu wowe Kabananga haba icyo baratwibye. Enda wabibye se? Baracangarije. Twibwe n'abareyo ubwabo. Ngaho bwira none habareyo banyabo ubabwire ngo impamvu agiye gufana APR nuko bari bo babibye. Abareyo barabibye urangije urahindukira ujya gufana APR kandi. Abareyo nyabo ntago bazwi. Umureyo nyawe ningiye Kabananga. Ningeje kuyobora Rayon Sport nkayobozi ngo n'icyuma kubera ko gese nyambesha sindi umwesikoro wa muvana muri futagahinda gashobora gutuma niyahura, ariko nk'umutivandise sinakuyahura. Ahubwo ubute tugiye gukora, tugiye kubishiramo inzego z'umutekano zirimo RIB, zirimo RGB. Nukuvuga ngo turashaka kumenya umuntu wagambanye. Nimba APR itsinze amagaje ku minota 43, nimba twadutsirwa ibitego 4 mu munota ya 4 ya mbere, ibyo bintu bibaho. Rest in peace ku mureyo wacu, ariko ujye ubanza unabivugeho kabyarawe. Se kuba wibagiwe uriya muntu wapfuye ntabwo yari umureyo ko ndewe utabanje no kumuha ibiruhuko bidashira. Ngo iki? Ntabwo yizashimye. Yabujijwe n'iki se? Wapi? Yari ari hehe Meya Budara? Sinza haruza uzamumbariza wapi. Wowe uvuga rimwe kuri inshuti ya Meya Budara, ubundi nabwo ukaba wabyihakanye. Vuga ahantu Meya Budara yari yagiye ku buryo atabonetse kwitabara. Ani inshuti yanjye nivuga ko yakora amakosa. Umure wapfuye ni umwana w'imyaka 17 Kayonza, yagiye utaye n'amaguru, ninjye wamuha itike yo kugaruka. Nukuvuga ngo kuki Meya Budara atamushingwe. Eze kuki komite itagiye? Umuntu wagiye wenyine usingurira mwana w'umufana no bita Peza fana Claude ndamwubashye cyane. Uramwubashye cyane.
hanyuma se kuvuga ko uzasimbura Meya Budara ugakora ibyo yakoraga yakoze nabi kandi akaba ari inshuti yawe kandi ihene mbi ikaba ntawe uyizirikaho inziza harya ubwo ufite icyo uzakora kirenze icyo Meya Budara yakoze. Banyarwandakazi abatuye mu Afurika y'isi abari muri Amerika bari hehe Meya Budara ntabwo ari umuyobozi wa Rayon Sports. Meya Budara ari muri Rayon Sports gutegura ibintu by'imishinga by'amategeko kugira ngo tugendere ku murongo ntawamutoye kuki abyivangamo abareo benshi ko bavuga ko Meya Budara ariwe wazambije birabe kandi mwaramutoye wapi none se yashyizweho nande bafana Meya Budara nari umuvuga ubwiza cyo kugira ngo ashyingire ku murongo ntawamutoye ntabwo uje gutora Budara ikigaragara cyo nta makuru meza ufiteho ntabwo ufite amakuru ya nyayo amakuru yose mu mwanya abanyamakuru baravuze ngo Asumani ngo baramuhagaritse ngo umutoza ngo yamubwiye ko ngo yagombaga gukina ibyo ashaka yari yamushyize kuri seti ngo akina wonze umutoza yivuyemo nawe impamvu yamushyize kuri seti umwata kumushyira kuri karindwi gute ni ukuvuga ngo ni Meya Budara wabitegetse noneho ahita amujya ku cyumweru ariko amakuru meza abanyarwanda batuye isi yose ni uko Foro Ngange ari mu myitozo na n'ubu ngiye mu Nzove kumureba ni ukuvuga ngo Meya Budara ibintu yadukoreye Imana yo mu ijuru izamuhane bakandi rero nawe uvangavanga ibintu mu kandi kanya ngo Meya Budara ngo ntabwo ari umuyobozi ngo ibyo yakoze ngo Imana izamuhane nimwe mwamwishyiriyeho. This is Captain Isaac. The one mistake was problem. The question mark. What do you want? Wagahinje kakanyamakuru. Oya nge nanarakaye cyane buriya musaza nge ntabwo mushobora kuzajya mora. Oya muradufera. Kuba Meya isera kinye muri Rayon Sports. Akaba ari umwana w'imuganda murariya. Akaba ari Rayon Sports gatwa gikombe tukumana Robertinho. Nanjye mari. Ndaza kukirakariramo rwose. Question mark. Abakaba akoze ikintu bita il y a quelque chose pourquoi pas qu'il a jamais. Tout le monde est cadavre. uvuga icyongereza sha winzana ibintu by'imyaka yawe. Oya uvuga icyongereza. Toza kusikana ngai. Ngao sana terobiteyo, kepa yope. Hapana wewe kucheza na mimi. We sio michezo. Na mimi nakupiga. Sawa. Sio michezo. Ibintu bindi isura. Oni bombania nini sasa? Ibintu bindi isura. Tubombane. We. Tomushasha kuronka. Basi. Zinavudeyo. Oya mikiganiro musaza mikiganiro kabisa. Ngaho reka nakurakaje basi. Nakurakaje. Umbaze. Ngaho makaganiro keza kabana, makaganiro keza nabyumvisha warababaye cyane ku bwareyo, ariko kandi urabizi ko nubwo wababaye natwe Rayon Sports turabafana bayo, ibyabaye nago byatunejeje kubona buri munsi ibikombe bahora babitwara mu buryo twebwe tudasobanukiwe. Ni ibintu utakagombye nanjye kunsobanura nk'umufana wa Rayon Sports. Kuko arega natwe tuba twatakaje energy nyinshi tujya gufana hariya, nago tuba twagiye kwimurika gusa. Sibyo? Nanjye nakiyahura musaza. Ejo bundi nagiye mu nkunda amahoro ndareba ndavuga nimbirangize. Iya wese nabamuvuze. Mfite abagore 5, mfite abana 16, mfite ishoke 33 ngi nabamumbyikije. Waba uhombye. Tuze toni y'amafaranga iranshirana. Ubwo zumva ngi nabamumbyikije. Ahubwo kuki atari wiyahuye akiyahura umwana mutoye, jewe wabijyana nshanze. Ubu surabona ntagiye kwiyahura. Okay, suzi inshuti za dusoza ikiganiro ndabona. Sujije umuvandimwe wanjye mushiki wanjye witwa Nana Trading TV Montreal. Yari umuntu mwiza ariko nawe yahindutse mubi kubera ubugambo bwa Nyamabondo. Suje noti mu Budage. Suje umuvandimwe gasore muri Arizona. Suje Jacques mu France. Suje Paul kwa Mugambira Montreal. Suje umunyamupira witwa Tom Pence Belgique Maton. Ndamenyesha abanyaburayi yuko nubwo ubona nambaye bodaboda ngizi nizo zangushije kuno kuboko, ariko ngiye gukwivuza mu Buhinde. Nava mu Buhinde ngatemberera mu Burayi hose nkabasuza nkabereka ko Kapananga umugabo w'ibitekerezo akiri ihumeka akiri kwisi. Nshuti bakunzi ba Rayon Sports mukaba n'abakunzi ba Hamuza TV show, nadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Nakagaruka n'ubundi mujye mukomeza muturebe, mukore subscribe, share, comment.
ciao ciao. Uyu yari umukunzi wanyu Kabananga, yari arimo abagezaho agahinda yagize muri iyi minsi.